reka ngusuhuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM aho tuba tugenda turebera hamwe inkuru ziba zigiye zitandukanye. Ni mu gihe Arsenal ije kuba yakegukana igikombe cya Premier League. Iki ni igikombe hari hashize imyaka igera muri 22 itagikozaho imitwe y'intoki, akaba ari igikombe ije kuba yakegukana ku nshuro yayo ya 14. Hari bamwe mu bantu biri kugenda bishimisha bamwe mu bafana bayo, byarabashimishije na n'ubu baracyari kwishima bikomeye cyane, gusa nabo ibyishimo biri kurenga bikaza kurangira bari kugenda bishima mu buryo buri bugende butuma bagenda basiga ubuzima bwabo bukaba bugenda burangiriraho. Mushobora kwibaza ati ibi ndabiterwa n'iki? Mu minsi yashize mu gihugu cya Uganda hagaragaye umwe mu wari umufana wa Arsenal wari uje kwishimira iyi ntsinzi y'igikombe Arsenal yarije kuba yakegukana, biza kuba byamuviramo urupfu, aza kuba yasiga ubuzima bitewe n'ibyo yari ari kwenjoyingamo, bya byishimo yari ari gukesha ikipe ya Arsenal nyuma y'uko yari ije kuba yakegukana iki gikombe. Hano mu Rwanda naho hari umwe muri uwo musore uri kubona kuri screen yacu cyangwa kuri screen yawe. Uyu musore ni umwe mu basore nawe waje kuba yenjoyinga intsinzi ya Arsenal, intsinzi yayo bizaza gukabyaza kubigeza ku rundi rwego, biza kuviramo kwasiga ubuzima kubera kwishimira intsinzi y'iyi kipe ya Arsenal yarije kuba yakegukana igikombe. Ibyo ushobora kwibaza ati ibyo biri guterwa n'iki? Tugiye kuba twarebera iyi nkuru hamwe, turebe ubundi uyu musore yaje kuba yicwa n'iki, byagenze bite, si ibyishimo byamuteye kuba yasiga ubuzima n'ibyishimo bimeze ute? Ibi tugiye kuba twabirebera muri iyi nkuru itangira ivuga ati umusore w'imyaka 28 witwa Tuyishime Landry wari utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, mu kagari ka Kagugu ahazwi nka Batsinda, yapfuye bitunguranye hakekwa inzoga zizwi nk'ibyuma. Yari amaze iminsi asangira na bagenzi be bishimira igikombe cya shampiyona ikipe ya Arsenal yatwaye. Ibi byabaye ku itariki 26 Gicurasi 2026, byabaye umunsi w'ejo hashize, ariko iyi nkuru nagerageje kwitunganya hazamo utubazo twa tekinike, ariko bibaye ngombwa ko iyi nkuru nyine tuyivuga muri ubu ngubu. Inkuru igenda ivuga ati abasore 4 bari bamaze iminsi banywa inzoga zizwi nk'ibyuma bishimira igikombe cya shampiyona ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza yatwaye. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki 26 Gicurasi 2026 nibwo umwe muri abo basore yaje kureba abandi batatu iyo bari bacumbitse. Bigeze ku mugoroba umwe muri bo witwa Tuyishime Landry ari nawe uyu waje kuba witaba Imana w'imyaka 28 y'amavuko, amererwa nabi, bamuhamagariza imbangukiragutabara, ihageze isanga yamaze gupfa bitewe n'inzoga yari yaje kuba agenda anywa. Nk'uko muri kubibona kuri screen hari amafoto yegeranye, izo ni zimwe mu nzoga baba bari kugenda banywa. Inzoga z'ibyuma murabizi ni inzoga mbi cyane, nubwo muba muvuga ati ni ya make kandi ibagira ku mutima. Umwe mu baturage wagerageje kuba yaganira n'itangazamakuru yavuze ko aba basore bahereye ku wa mbere banywa inzoga z'ibyuma, none banataha bakajya batahana n'ubundi bagakomeza kugenda banywa inzoga z'ibyuma. Umwe mu baturage avuga ko Tuyishime Landry wapfuye yari asanzwe arwara indwara y'igicuri, ndetse baranamubujije inzoga, ariko kubw'ikigare yanga kuzireka akomeza kugenda azinywa, akaba ari nabyo byaje kuba byamuviramo urupfu. Ubwo abamubuzaga inzoga nta bandi ni abaganga nyine bakurikiranaga iyi ndwara yiwe yaragiye afite. Abaturage batungaga agatoki abanywa izi nzoga zizwi nk'ibyuma ko batajya barya mbere yo kunywa, kandi bakanywa inzoga nyinshi zinafite ingano nyinshi ya alcohol.
Ibi bintu bikunda kugaragara cyane mu bajene baba bavuga ati aka gakuma kamwe ntacyo kangira, ni kamwe, kandi ugasanga ashobora kuba yanywa nk'ibyuma bitatu, kandi ibyo byuma bitatu aje kuba yanywa ni ibyuma anyweye atabanje no kurya. Buri inzoga iyo ari yo yose kuyinywa utariye akenshi ikugiraho ingaruka. Uzarebe niyo unyweye amazi iyo yanyweye ari menshi nta kintu wasize mu nda, ayo mazi agerageza kukurya mu nda. Ibi mba mbivuze kugira nyine mbwire abantu bari kutwumva bari gukurikira iyi nkuru ko mugomba kujya munywa inzoga, kandi niba unyweye n'inzoga nywa mu rugero, ntabwo ugomba kunywa nk'uwiyahura. Urazinywa amasaha 2-3 ziba zigushizemo, ejo ukongera kuba washaka kunywa izindi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda w'umujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali, CP Weraisi Gahonzire, yabwiye ubwo yaganiraga n'iki gitangazamakuru cya TV1, yavuze ko uyu musore yari yarabujijwe inzoga n'abaganga kubera uburwayi yari asanganywe, ndetse ababyeyi be bari bamaze iminsi batazi aho ari. Hejuru dutangiriye inkuru nababwiye ko uyu musore yaramaze iminsi ari mu Kigali na ba bagenzi be, kuko batahaga batahana aho baraye, akaba ariho nawe arara mu gihe baba bari kugenda banywa izo nzoga zabo z'ibyuma. Yakomeje agira uti yari amaze iminsi atari mu rugo, ababyeyi be bagerageza kumuhamagara baramubura, baza guhamagarwa uyu munsi byaje kuba byaberaho biriya byago, babwirwa ko ameze nabi. CP Gahonzire yavuze ko ubu umurambo w'uwapfuye wajyanywe ku bitaro bya Kicukiro ngo hasuzumwe icyateye uru rupfu nyirizina, ndetse n'abo bari kumwe bari kubazwa icyaba cyateye uru rupfu. Yakanguriye abaturage kandi kwirinda ibintu byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Izi ni zimwe mu nzoga zigenda ziza. Akenshi usanga urubyiruko ari rwo rwiganza kunywa zino nzoga cyane. Ariko niba ikintu ubuzi ko gifite imbaraga zirengeje ubuzima bwawe, kuki urubyiruko rukunda kwiyahura? Urumva, nk'uyu nguyu yaje kuba yapfa ngo ari guserebura ngo igikombe Arsenal ije kuba yarwara. Arsenal ni ikipe ni shampiyona y'Ubwongereza, yaje kuba yarwara iki gikombe muri iyo shampiyona. Nk'ubu Arsenal nta n'ubwo izi ko yapfuye. Wewe wapfuye wagiye, ariko Arsenal ntabwo ibizi, bo ubuzima burakomeza, ahubwo ibibazo biba bisigaye mu bo mwari kumwe no muri famille yawe, ibibuza umuntu bubavuyemo. Ibyo Arsenal ntabwo ibizi, ntinazi kuri umufana wayo. Hano ikintu uba ugomba kumenya uburyo ufana mukagira aho ugarukira n'aho urangirira, ukamenya aho uhera n'aho urangiriza. Uyu ni umwe mu bafana b'ikipe ya Arsenal uje kuba yahitanwa n'ibyishimo guserebura cyane agakabya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nara mu gihugu cya Uganda naho haje kuba naho hagenda hapfa umuntu gutya mu maherere, nawe azira ngo ni uguserebura ibintu nk'ibyo. Izi ni inkuru ziba atari nziza, ni inkuru ziba zibabaje. Nta bantu biriya bintu uba uvuga ngo ugiye guserebura, ugomba kwishima kuko ikipe ukunda yatwaye igikombe, ariko kugera naho wibuza ubuzima ntabwo ibi ari ibintu biba bikwiye, kuko abo uvuga ngo urishimira kugera aho uhata ubuzima ntabwo bakuzi, unababajije ati mufite abafana bangana iki, nawe ushobora no kutaza muri uwo mubare. Ugomba kujya twirinda inzoga. Niba urunywa inzoga nywa mu rugero, kandi niba n'urwo rugero ugiye kunywa ese urunyweye wamaze gufata ibyakurinda, gerageza ugire ikintu utereka mu nda, ubundi niba unywe kandi unywe mu rugero. Inkuru yari igezweho muri aka kanya ni iyi ngiyi narigeze ngo tube twarebera hamwe, tube twanabyigiraho nk'urubyiruko, tubashe kwirinda, twirinde ibintu byatuvutsa ubuzima, dukora ibintu byiza bitwubaka, bidufasha kubaka bwa buzima aho kuba twakora ibintu byatuvutsa ubuzima. Reka ngushimire wowe tubanye muri aka kanya, gusaba kuba wakora subscribe kuri YouTube channel yacu ni KGE, tujye dukomeza tubane umunsi ku munsi mu bintu biba bigiye bitandukanye.